Inshuti bakunzi ba Kamera Gospel TV Show, turabasuhuje muri iki gitondo, tubifurije amahoro n'amahirwe, tubifurije umugisha w'Imana. Muri kumwe na Jean Bosco Shima mu kiganiro cy'ubumenyi bw'iyobokamana. Ubumenyi mw'iyobokamana ni ikiganiro twabateguriye kuri Kamera Gospel TV Show kugira ngo tubereke bamwe mu bantu badasanzwe twagiye twumva mu ijambo ry'Imana, twagiye tubona mu mihamagaro itandukanye, ariko kandi bafite impamvu Imana yabahamagaye. Kubw'impamvu Imana yaguhamagariye, kubw'iki Imana yaguhamagariye, niyo mpamvu nawe muranditse kugira ngo wumve iki kiganiro. Ahari wenda byakubera intambwe cyangwa se imbaraga zo kugira ngo nawe ukore umurimo w'Imana mu buryo ushize amanga. Twabonye abantu benshi batandukanye. Mu kiganiro cyashize twabonye witwa Sawuli yari umwami wa mbere w'Abisiraheli. Uyu munsi tugiye kureba Sawuli wundi utari umwami wa Isiraheli, ahubwo Sawuli w'indwanyi. Sawuli waje guhinduka Pawulo, agahinduka umuvugabutumwa utangaje, kandi agahindura amateka, akanyeganyeza Aziya, akanyeganyeza Uburayi, yewe no muri Afurika akahagera. Uyu munsi twizerera mu byo yatwandikiye mu nzandiko, harimo urwandiko rw'Abaroma, urwandiko rw'Abakorinto, urwa mbere n'urwa kabiri, urwandiko rw'Abatesalonike. Ayo yose ni inzandiko yanditse, ndetse we twongeraho igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Nshuti dukurikiye rero, nagira ngo nkurarike kubana natwe ukora subscribe kugira ngo ujye urushaho kubona ibiganiro byacu bya buri munsi uko tubashije kubishyiraho. Imana duhana umugisha. Muri kumwe kuri kamera na Peace, kameramani mwiza cyane urimo kudufasha muri kino gihe kugira ngo ibiganiro tubagezeho birusheho kuba byiza. Mu kugeza ikiganiro twifashishije inyandiko zitandukanye. Hari inyandiko twasanze kuri murandasi, inyandiko twasanze mu ijambo ry'Imana, ndetse yewe n'ibitabo byitwa Encyclopedia Biblia, kugira ngo tutabaha ibyo abandi babuze. Twabahaye ibyo abandi babuze, twabahaye iby'umumaro kugira ngo musobanukirwe neza ikiri muri ijambo twiga, ijambo ry'Imana. Rero nagira ngo nkurarikire gukora subscribe kugira ngo ubutaha ikiganiro cyose tuzajya tubasha gushyiraho ujye ugikurikira bitakugoye. Niba ushaka kwamamaza kandi tugane tukwamamarize kugira ngo ibyo ukora bimenyekane, kuko hari abantu benshi bifuza kumenya ibyo ukora. Imihamagaro dufite nabyo birimo. Hari nimero ziri aho hasi waduhamagara ukarushaho kubana natwe, ugashyigikira umurimo w'Imana turimo turakora. Imana ibanurije. Pawulo uyu nguyu wari Sawuli mu gihe cya mbere. Kuki yitwaga Sawuli? Yiswe Sawuli n'amazina ye, n'amazina yiswe n'ababyeyi, n'amazina y'igihugu yakuriyemo ari cyo cy'Abaroma. Pawulo avukira aho bita Itaruso. Itaruso ni mu mujyi wari ukomeye cyane, umujyi umwe mu mijyi yari ikomeye aho Sawuli yakuriye. Kandi muri kiriya gihe yari yaravukiye ahantu bita Kilikiya cyangwa se Kilikiya ho muri Aziya, twitaga Aziya ntoya. Ubu bahita muri Turukiya uyu munsi niko hitwa. Wari umujyi ukomeye rero mu burasirazuba bwa Kilikiya, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ibi ngibi biri mu byanditse mu ijambo ry'Imana, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 22 umurongo wa 3. Imwe mu mijyi ikomeye cyane yabaga mu ntara ya Siriya ndetse na Damasiko na Antiyokiya. Mwibuka neza ko mu gihe yari arimo yatungurwaga na marayika w'umucyo, ngo yari agiye aho bitaga i Damascus, kandi niho hafi yaho ngaho yari atuye yakuriye. Yari agiye kurenganya ubwoko bw'Imana. Sinjye nyawo duhereho cyane. Ese uyu mugabo witwa Pawulo wahoze witwa Sawuli yavukiye hehe? Yavutse mu mwaka wa 40, ndetse abantu bavuga ko ahayinga mu mwaka 40 na 50 niho we bigaragara ko yavukiye nyuma y'ivuka rya Yesu. Rero bituma benshi bavuga ko yavutse mu mwaka wa 4 mbere y'uko Yesu, nyuma y'uko gatoya Yesu nawe avuka. Muri uwo mwaka rero wa 4 nibwo Yesu yavutse. Bivuze ko Pawulo nawe bari mu kigero kimwe, bari mu myaka yenda kwegerana. Yaje rero kuba umwizera mu myaka 33 nyuma y'ivuka rya Yesu, ndetse yapfuye hagati mu mwaka 62 n'umwaka 64. Apfira i Roma mu Butaliyani bw'ubu tuvuga, ndetse akaba ari umwe mu bashumba bubatse kandi bakagira uruhare cyane
mu kuzamura itorero rya mbere. Niba mwibuka neza itorero ry'intumwa nawe arigaragaramo, niwe muntu wagize uruhare cyane mu kwandika inyandiko zikomeye cyane zahinduye amateka y'abantu benshi, zahinduye amateka n'imyumvire by'abayuda. Bari bizeraga yuko umuntu utakebwe cyangwa utaravukiye mu bayuda adashobora kuba umuntu w'Imana. Imana ntiyamwumva atari umuyuda, ariko niwe washyize aravuga ngo ugukizwa si uko abayuda gusa, si uko abagiriki gusa, ahubwo si uko abayuda gusa, ahubwo n'umugiriki yaba umuntu w'Imana yakizwa, Kristo akamweza akamukura mu byaha. Tuza kubona rero Sawuli, dushobora gusobanukirwa izina ryiwe. Izina rya Sawuli ntabwo ari uko yahindutse. Hari imvugo iri mu Rwanda ivuga ngo uwari Sawuli yahindutse Pawulo. Ntabwo ari ukuvuga ko Pawulo cyangwa se Sawuli ari umuntu wahindutse. Oya, Sawuli niwe Pawulo. N'ubundi mu kirimi cy'iwabo Pawulo ni ijambo ry'Ikigereki, ndetse Sawuli nawe ni ijambo ry'Igiheburayo, bivuga kimwe. Icyo yakoze gusa yahinduye ururimi yitwagamo, ururimi bamwitagamo izina rye, hanyuma wari Sawuli atangira kwitwa Pawulo igihe yari ageze i Roma. Nagira ngo rero ako ko twashyiraho umurongo. Mu gihe uwo mugabo witwa Pawulo cyangwa se Sawuli bivuga kimwe, ni nk'uko wavuga nk'umuntu witwa Karoli, undi akaba yitwa Charles cyangwa se Charles, nicyo bishatse kuvuga. Rero ntihakagire umuntu wibeshya ngo avuge ngo hari uwari Sawuli yabaye Pawulo, ahubwo nicyo cyahindutse ni imico n'imyitwarire n'imikorere mu gihe yari amaze guhinduka. Kuko tubona ko igihe yari ajya i Damascus maze kurenganya ubwoko bw'Imana, nibwo marayika w'Imana ari we Yesu Kristo yaje mu ishusho y'umumarayika w'umucyo, ngo hanyuma aramubwira ngo Pawulo, Sawuli, Sawuli, urandenganyiriza iki? Aramubwira ati mwami urinde ndenganya. Aramubwira ati ni njye Yesu, uwo nguwo Yesu urimo kuziza abantu ngo aramusenga, uwo ni we njyewe urimo urandenganya, urimo urica ubwoko bwanjye. Nuko ngo amaso ye kuva uwo munsi nawe aratangira guhunyeza. Kuva uwo munsi ngo yavuye aho ngaho bamurandase, ntibashaka kugenda, ariko yari ahuye n'umwami Imana, yari ahuye n'umwami w'umukiza Yesu Kristo. Birashoboka ko ubuzima bwawe nawe hari byinshi byahindutse mu buzima kubera ko waruhuye na Kristo. Birashoboka ko ari ibyo yakubujije gukora, birashoboka ko ari ibyo yakubujije kugenderamo nyamara byakunezezaga, cyangwa se wumva ko ufite kubikora nk'inshingano cyangwa se ari ibyifuzo byawe, ariko ni ngombwa ko iwe na Kristo hari ikintu gihinduka. Rero umugabo witwa Pawulo cyangwa afatiwe i Damascus agiye kurenganya ubwoko bw'Imana, niho yajyanywe i Yerusalemu, hanyuma atangira gukora umurimo ndetse no gufatanya n'abandi mu kuvuga ubutumwa no gukora umurimo w'Imana. Rero mwene data duteze amatwi, ndagira ngo ngure yuko uyu munsi wawe nawe urahari. Uyu munsi wahura n'Imana yo guhindura amateka. Ibyitwaga izina rya Sawuli, ibyitwaga izina ry'umusizi, ikibazo n'umuntu runaka bigahinduka. Ndakwifuza kugubwa neza, ndakwifuza kugira umugisha n'amahirwe. Gumya ukurikire Kamela Gospel TV Show. Handi wakora ibiganiro nk'ibi byakubaka kandi biguha ubumenyi kuyobokamana. Kuri Bibiliya itunze imyaka myinshi, ukeneye ubundi bumenyi. Reka tujyane ibihe byiza, Imana ibahe umugisha n'amahirwe.